myaka yariyo yose. Haleluya. Amen. Nukukubakaho wasenyaguritse mu mutima, kandi ibimenyetso bigaragaza ko yanyubatse nuko nangaga abantu b'igitsina gore aho bava bakagera, ariko uyu munsi nkaba narashatse umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko yankijije, aranyubaka mu mutima. Abayuda rero Imana yabasezeranyije isezerano ryo kububaka kuko bari barasenywe. Bamaze gusenywa baranasenyerwa, baricwa, ariko Imana igambirira kuzabubaka, igambirira kuzabarokora, igambirira kuzabagirira neza. Imana yakurokoye urupfu rukomeye. Hari abo yarokoye amarozi, hari abo yarokoye ibigenda mu muyaga by'amahembe by'ibitega, hari abo ibarokoye abagizi ba nabi bari babagambiriyeho kubatega no kubatemagura. Ariko Imana irakurokora urupfu rukomeye rutyo, kandi irakubaka. Ntiyakubatse wenyine, yakubakiye n'abagukomoka. Bwana sifiwe. Kandi koko mu byagaragaye neza yuko Imana yubatse aba bantu yasezeranyije, nuko aho bari mu maboko y'ababisha babo, yabavanishije amaboko y'ibimenyetso n'ibitangaza, ibagarura ku butaka bwabo bwite bwa gakondo, irabatuza, baratura, baratunga, baratunganirwa. Abiga bajya kwiga, ababa boroza abatunzi baratunga, kubera yuko Imana yashohoje icyo yavuze kijyanye no kububaka. Nawe rero Yesu ashimwe. Ndabasuhuza nanabifuriza Pasika nziza. Se murakibuka ko ku cyumweru ari kuri Pasika? Sawa. Nshimiye Imana rero ko nongeye kugera hano, ngashimira n'abayobozi bongeye kandi gukomeza kongirira icyizere kugira ngo nzagaruka aha ngaha. Hano nagiye mpaza kuva kera, navuga ko ndi inshuti turambanye cyangwa umuvandimwe. Kuva kera dusengera muri urusengero rwo hepfo, none Imana yagiye ibagura kandi ikomeje kubagura, ntihabwe icyubahiro. Amen. Nibaza wenda ko abaje nyuma batashoboye kumenya, nitwaye Ibyiyingoma Jean de Dieu. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe wemewe n'ijambo ry'Imana. Nubwo Imana igira umwuka mwinshi uyisagutse, ariko yaremeye umugabo umugore umwe. Iyo ugize urenze umwe ubanyuranyije na Bibiliya. Ngira umugabo umwe, dusezeranye mu buryo bw'amategeko no mu buryo bw'itorero. Imana ishimwe. Imana yampaye n'umugisha muri uyu mubiri wanjye, nabyaye abana, mfite abahungu, mfite n'abakobwa. Ngira n'abana ndera. Kandi kurera si ukubera ko ndi umutunzi, ahubwo ni umutima. Ni umutima ko nanjye narezwe n'abandi, kandi babisaba ngo imbuto nawe ugomba kujya kuzibiba ku bandi. Ubwo rero mfite abana 5, mfite n'umufasha, yanambwiye ngo mbasuhuze nimwakire intashyo. Imana ishimwe.
ubwo duherukana hano twasangiye ijambo rivuga ngo kugira umutima wa Yesu Kristo. Ngarutse ndi muri mu mwanya mwiza w'amasengesho kandi nagize n'amahirwe nanjye naje nyarimo. Urumva ni isosi nziza ihuye n'umutsima mwiza uvuze neza. I Kigali muvuga ngo ni ukusonga, gusonga bugari. Ni isosi nziza ifashe, nziza itari amazi, irimo n'icyo gufatisha, biba bihuye n'umutsima bikaryoha. Ndanezerewe rero, kandi intego nabonye mufite ni nziza cyane, niyo n'ubundi turi buvuge. Ijambo rivuga kubakwa, nzongera kukubaka. Turavuga iryo jambo mu buryo buvunaguye. Turavuga gusenywa, tuvuge n'ibyagiye bisenya abantu, tuvuge no kongera kubakwa. Turabivuga mu magambo agiye avunaguye, kubera ningiye utaha kure kuri mwebwe, ntaha mu karere ka Rulindo, akagari ka Rutonde, mu murenge wa Shyorongi. Ubwo niho ndi butahe, urenze uruganda rwa Skol rukora ibisindisha. Niho ntaha ndarenga mu Nzove. Rero murakoze kumpa ikaze. Amen. Nanjye mbahaye ikaze ngo dusangire neza ijambo ry'Imana. Mwaririmbye naryohewe, ariko nkagira ingorane sinzi kuririmba. Ariko mu ijuru nzaba mbizi. Mu ijuru ntabwo bazakora imirimo ya pastorale, nta kubwiriza, nta kwigisha, nta guhugura, nta kindi gikorwa kizahaba uretse kuririmba gusa. Imirimo yose ikorerwa hano ku isi izarangira, ariko mu ijuru tuzakomeza n'indirimbo. Amen. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha, maze twishime hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo yo kunesha, maze twishime hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tubanye na Yesu n'indwari zatsinze, nta kizadutandukanyayo, tuzabana y'akaramata n'umukiza wawe. Haleluya! Nababwiye ko ntazi kuririmba, ariko ningerayo nzabiririmba. Bwana sifiwe. Bizizana, ntabwo tuzagombera ababidutoza, twese tuzabimenya. Ubu rero umurimo wo kuririmba mu ukunde ni mwiza, kandi muzawukomeze. Imana izajya ibawirindiramo, Imana izajya ibakomerezamo. Amen. Amavuta. Amen. Turambure mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 31 n'umurongo waho wa 3 kugera ku murongo wa 4. Yeremiya igice cya 31 umurongo waho wa 3 tugeze ku murongo waho wa 4. Nidusozaho turasoma n'urwa 2 rw'Abikorinto igice cya 1 n'umurongo waho wa 10. Yeremiya igice ni 31 umurongo wa 3 tugeze ku murongo waho wa 4. Dusome. Yeremiya 31 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo,
Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye nkukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Urwa kabiri rw'Abikorinto, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 10. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto, igice cya mbere rwa kabiri rw'Abikorinto, igice cya mbere, umurongo wa 10. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Nshimiye Imana ko ngiye kuvuga iri jambo, nanjye Imana yarandokoye. Kandi numva nejejwe n'umurimo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Uyu ni Yeremiya wanditse ubu buhanuzi bumwitirirwa. Ubu ni ubuhanuzi bwa Yeremiya. Yeremiya yanditsemo hano ibitabo bigera kuri 2. Hari igitabo cyitwa ngo ni cy'umuhanuzi Yeremiya, hakazamo n'icyitwa Amaganya ya Yeremiya. Igitabo cy'Amaganya ya Yeremiya cyaba cyaranditswe nyuma y'isenywa n'irimburwa rya Yerusalemu. Noneho icyo gitabo cyo gucura amaganya kwa Yeremiya yacyanditse Yerusalemu yarabaye amatongo. Yari yarabaye amatongo, abantu baho benshi barishwe, abandi baraboshywe bajyanwa i Babuloni ari imbohe. I Babuloni y'icyo gihe twavuga ko iherereye ku mugabane wa Aziya, ni muri Irani na Iraki. Niho bari ari imbohe. Aha rero abwira abantu bari barasenyutse, arababwira ngo nzongera kubaka, nzongera kukubaka. Barasenyutse ubwabo mu mitima, barangije gusenyuka mu mutima, basenyerwa n'ibikorwa byabo bwite bari baragezeho, ndetse basenyerwa n'ibikorwa rusange, ibikorwa remezo. Igihugu baragisenyagura, bagihindura amatongo. Kandi abamaze gusenya imitima y'Abayerusalemu, bamaze gusenya n'ibikorwa remezo bari baragezeho by'iterambere, barangije bakajya bakina ku mubyimba abari bararokotse, bababwira ngo wa Imana yanyu iri hehe? Imana yanyu imaze iki? Ubushobozi bwayo buri hehe? Imbaraga zayo ziri hehe? Ibyo ni ibibazo byari byarageze kuri abaturage bo mu gihugu cya Isiraheli, mu murwa witwa Yerusalemu. Ariko Imana ibaha isezerano abari barasenyutse kandi barasenyewe, bari bagifite ibikomere bikiri bibisi, bikivirirana,
biri kubarya bibagora bibatera ihungabana rya hato na hato, Imana irabasezeranya ngo nzongera kukubaka. Yesu aza muri Yesaya 61 yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge kuko yasize amavuta kugira ngo mvure imvune zo mu mutima. Imana rero isezeranya abantu bayo kubavura imvune, ibikomere bakomerekejwe byo mu mutima, aho abantu batabasha kugera baba specialist. Ibasezeranya kubavura ibyo bikomere, izo mvune, uko gusenyuka mu ntekerezo, uko gusenyuka mu bwenge, uko gusenyuka kw'imitima. Imana ibasezeranya iti nzongera mbubake kandi nawe uzaba wubakitse. Yesu ati umwuka w'Uwiteka ari kuri nge yasize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza kandi mvure n'imvune zo mu mutima. Nubake mpereye mu mitima. Haleluya. Mbubake mpereye mu ntekerezo, mbubake mpereye mu bwenge bwanyu. Nimara kububaka namwe muzaba mwubakitse. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ibisenya abantu bigiye bitandukanye. Giye mu buzima nasenywe no kutamenya papa. Mu bikomere byinshi nagize, igikomere cyarusa ibindi ni ukutamenya papa kandi mbitewe na mama. Urumvira ijambo? Ntabwo ari umuntu wamuhohoteye ngo amufate ku mbaraga, amukubite hasi, amwangize. Ntiyari ari ku ishuri ngo profeseri aramufashe. Oya, ni ibintu biyumvikaniye. Bombo ko ari babiri bakora ikiganiro, bagihurizaho barumvikana. Amutwika inda, amutwitse inda, aragenda n'undi aragenda. Amaze kuyimutera havukamo iby'iyi ngoma, ari we uhagaze imbere yawe. Iyo ngeze aha ntekereza ukuntu Yesu yangiriye neza. Uzi ko kera umuntu witwaga ngo ikinyendaro, ubu ariko ntukavuga ikinyendaro, ninda zavutse mu buryo butateganyijwe. Ubwo urumva bavutse mu buryo bw'impanuka, ni nkuko waba utwaye imodoka ari kagonga cyangwa gacika feri. Ninda zavutse mu buryo butateganyijwe. Ni uburyo bwo kugira ngo tuborohere boye gukomereka, tworohera bavutse muri izo nzira. Ariko mu bihe byacu tuvukaho twitwaga ibinyendaro. Bibiliya ikavuga ngo ikinyendaro, wavutse ari ikinyendaro sinkamubone mu materaniro y'abera, sinzamubonemo. Ntabwo mushaka mu materaniro. Ikindi, sinzamubonaga buri byo kurya by'Imana kuko ni ikizira. Urumva ahantu Yesu yatuvanye atwubaka. Haleluya. Noneho rero mu mabyiruka yanjye naje kubyiruka nanga mama, kuko namusabye ngo mbwira amazina ya papa, kandi nurangiza ufate ukuboko ushyire papa amenye nanjye mumenye. Bityo nanjye umuntu namaza ngo papa wawe yitwa nde, mubwire ngo papa yitwa nde. Reba ngize imyaka 51 hafi n'ibiri ntaramenya papa. Numumbonera uzambwire yuko nyimukeneye, umuhuze nawe. Reka nta mwana ukura ngo ageze mu gihe yumva atagikeneye ababyeyi. Icyo gikomere cyo gusenyuka muri ubwo buryo, muri izo nzira, ngiruka ndi umuntu wasenyaguritse ndetse wahindutse amatongo muri we. Muri uko guhinduka itongo mu mutima, ndavuga ni mu buzima bwanjye ntabwo na rimwe nzigera nkora iki cyaha cyakozwe kugira ngo mvukemo, kugira ngo abantu batazavuga ngo ni akarande ka nyina kamwokamye. Icya kabiri, impamvu ntazakora iri shyano ni ukugira ngo nanjye ntazagenda munsi y'irisanzure ari umwana uri hariya ubaza nyina se kandi bituruka kuri njye.
iyo niyo mpamvu yindi. Impamvu ya gatatu, kubera gusenyuka, iyo umuntu yasenyutse hari n'ibyemezo bimwe afata biturutse ku bikomere by'uko yasenyaguritse. Noneho ndavuga nti nta n'umugore nzashaka, kuko uhereye kuri mama n'abamera amabere bose nabo ekogarafe yerekana mu nda ko ari abakobwa bose ndabanzi. Ibyo ni ibituruka ku ngaruka zo gusenyuka, ibikomere bitewe no gusenyagurika. Mbyiruka muri ubwo buzima rero, mbyiruka nanga mama, namusabye ngo ampuze na papa biramunanira. Ndamubwira nti basi mbwira nimba yarapfuye umpuze na data wacu, biramunanira. Basi se mpuza na mama wacu, nabyo byaramunaniye. Ndangije fata icyemezo cyo kumwanga, ndetse muri uko kumwanga numva n'abandi bose bitwa igitsina gore ndabanzi. Iyo ni impamvu yanjye yo gusenyuka kwa kera. Muri uko gusenyagurika kwanjye, ndibuka ko maze kubyiruka nagerageje buryo kina kwivura ibikomere, ariko njya mu nzira itariyo. Nabaye hano mu Biryogo hakurya mu Biryogo hariya munsi y'akagari ka Biryogo kitwaga segiteri ya Biryogo, niho nigiye kunywa urumogi. Ndavuga ntiwankura urumogi hari icyo rwamfasha, rwafasha kumfasha muri uku gusenyuka kwanjye, kudakomeza gutekereza ibyo ntafitiye igisubizo. Urumogi koko ndarwiga, ndarunywa, runyayura ubwonko bwanjye, ndetse muri uko kurunywa kwanjye nkajya nkunda indirimbo za ba Bob Marley, Alpha Blondy, nkunda indirimbo za reggae. Mba muri ubwo buzima bitewe n'ingaruka zo gusenyuka. Mbaho ndi umuntu wasenyutse, wangiritse, kandi mbere yuko nanywa n'urumogi hari ikindi nasize ruguru. Nigeze gutegura kwica mama, dore twabaga hano muri segiteri ya Gitega, ubu babyita umurenge, byitwaga segiteri imbere, ariko n'ubundi iyo ugiye mu ndimi z'amahanga bavuga segiteri. Noneho rero ntegura kwica mama, nteguye kwica mama. Ntabwo nabiteguye uwo munsi ngo bize. Mujya mwumva abantu ngo bishe ba nyina, bishe abagore babo, abishe abagabo babo, bishe abavandimwe babo. Nanjye kera nigeze gutekereza kwica, ariko ntibyaba. Icyuma ndagifata njya gityaza ngishyira munsi y'amatora. Ndavuga nti rero nakubajije data imyaka myinshi ngusaba kumpuza nawe, warabyanze. None aho kugira ngo nkomeze kuvirirana, ibikomere byanjye bikomeza bivirirana, kandi ari wowe winteye, afazari bizavirirane binanjye, ariko wabinteye ntamureba. Tegura kumwica. Rero habaho ikizatuma imbarutso iboneka. Imbarutso rero naje kugira amahirwe mba ndayibonye. Nyibonye hari umuntu w'umugabo wari waje mu rugo. Iryo joro yari asohotse saa 8 z'ijoro, kandi tuba mu nzu y'icyumba kimwe na saro. Iyo yakomangaga n'igihe wabanzaga kubyumva, ni nanjye wakinguraga. Imbarutso rero birabonetse, ndavuga nti uyu munsi niwo finali yo kwica mama. Hari mu 1900, kandi nari akana gato, ari nkiri muto, ntugira ngo nari mukuru cyane. Ari mu 1987. 87 ubwo nari mfite imyaka ingahe? Muri 82 nari mfite imyaka 10. Ubwo 87 nari ngize 15. Icyuma rero mba ndakizanye. Umushyitsi asohotse. Urumva narasenyutse, kandi uwasenyutse ntavuga neza, uwasenyutse ntakora neza. Haba hakeneye rero gukorwa igikorwa cyo kubaka, kugira ngo umuntu abe yubakitse, kubakwa. Ndaza kuko nkisenyutse, nkivirirana, ninjira n'icyuma cyanjye. Umushyitsi asohotse,
ndamubwira nagusabye kumbwira papa urabyanga, naragusabye ngo mbwira basi nimba yarapfuye umpe amazina ye cyangwa agafoto ke, warabyanze. Mbwira se basi abo bava indimwe umuhuze nabo banyemere, warabyanze. Kugira ngo wenda menye naho nzajya gusaba umugabane w'ubutaka, warabyanze. Rero aho kugira ngo nkomeze kubaho nya, ndakuvana ku isi kuko nanjye napfuye mpagaze. Turi kuvuga ijambo ryitwa kubakika. Imana nijya yubaka abantu ikabubaka iba ihereye mu mbere aho basenyukiye mu mitima. Mpita ndambura icyuma ndamubwira nti noneho uyu niwo munsi wa nyuma wawe wo kubaho cyangwa gupfa. Urahitamo bibiri, urahitamo kubaho cyangwa urahitamo gupfa. Nabigusabye ku manywa byarakunaniye, ariko kuri iri joro rya 8:30 z'ijoro byuka tugenda ushyire papa. Buri iyo umuntu ajya gusambana ngo yumva ari ibintu byiza, ariko ingaruka ziri hirya yabyo ni mbi. Yaba ari ujya gutera inda, yaba ari uyiterwa, hirya yabyo hari ingaruka. Reka nkubwire umuntu umwe uherutse kuba yarasambanye cyane, hanyuma kugira ngo akomeze kugaragara ari agasentera imbere y'abantu, bamutera inda akagenda akuramo atama umusarani. Yakuyemo inda nk'eshanu. Amaze kuzikuramo rero, nyuma yaho yaje kubona umusheri. Bubaka urugo nk'uko nanjye nubatse, nk'uko nawe wubatse. Amaze kugera mu rugo, nyuma yaho arasaba ngo Mana ndashaka abana. Imana nyuma iramubwira ngo umva icyo mvugana nawe. Burya barya abana wakuyemo 5 nibo nari narakugeneye, nta mwana wundi ukeneye, nta wundi mwana uzabona. Iyo rero umuntu ajya gusambana, abanyedini banze Yesu baba mu madini ya none barata inkaratasi ngo barize gusa, badafite agakiza, bahumuriza abantu mu byaha, bakababwira ngo nta mahoro, kandi nta mahoro umunyabyaha. Imana yaramubwiye ati uretse ubugingo ufite, ariko abana bo ntabo uzabona, abone nakugeneye nabo 5 wagiye uvana muhotora wica. Abakorone barababwira ngo nutwita inda utabishakaga uzagenda ufashe ubwire dogiteri agufashe kumukuramo. Uwo sataniye n'umujenosideri watemaguraga abantu 94. Kwica n'ukwica ntago Imana izita umukara umweru. Imana ni Imana irera, ntabwo yirefera ku bantu ngo noneho ngo reka ni kubera system. Oya, Imana ikomeza yera igihe cy'ingoma zose. Haleluya. Sagenda uyikuremo, Imana izakurimbagura. Wese kukinyoka atagukuyemo. Ngo nutwita ngo inda utabishakaga, ngo wari wateganyije kubyara 3 none uwa 4 byivanzemo, ngo none ngo n'uwa 6 ngo nawe araje kandi narateganyije 5, ngo uzagende ngo mbwire abadokiteri babizobereyemo bankurire mu mwanda. Wese kuki batagukuyemo? Sajya murata kwica ukagira ngo kwica ni ishema. Kwica se ni ishema. Uziko umuntu uremerewe amaraso y'uwo yisha azahunga akirukanka agahinduka icyohe, kandi ntawe uzamutangira. Dukomeze n'iri jambo. Nyuma yaho ntiyabonye icyo asubiza, icyuma nkomeza kukimufatira hejuru. Ndambwira ntibyuka tugende. Yaracyambaye umwenda wa nijoro witwa robe de nuit. Arandeba ntiyahumbya, nkomeza kugira gutya icyuma. Ijwi rituruka hejuru y'igisenge, mu gisenge rirambwira ngo iby'iyi ngoma subiza inkota mu rwubati rwayo, kuko abitwaza inkota bose, abicisha inkota bose bazapfa arizo bazize. Byari ingaruka zitewe no gukomereka cyangwa no gusenyuka mu buzima bwanjye.
ijwi ryampamagaye gatatu, ijwi rya nyuma ariryo rya gatatu rimpamagara, nagize ubwoba mpinda umushyitsi, numva ndasepfuye, ntangira kurira, umubiri wanjye wose ucika intege, kumutera icyuma ntibyaba bigishoboka. Imana ndayishimira ko yandindiye amaboko kumena amaraso. Ndayishimiye cyane. Haleluya, haleluya. Icyo nicyo cyari cyaramfashe, cyarasenyuye, mbaho mu buzima busenyaguritse, ngiruka ndi umuntu wasenyaguritse, ngiruka ndi umuntu w'ihekenya amenyo, ngiruka ndi umuntu w'umurakare, ngiruka ndi umuntu w'icyihebe mu mutima, numva nta nikunda nanjye ubwanjye, kuko nageze n'igihe njya kwiyahura. Ariko Imana urwo rupfu ntiyakunda ko ndupfa. Kuki? Imana ifite umugambi mwiza wo kubaka abantu basenyutse. Amen. Imana ifite umugambi mwiza wo kubaka abantu bagiye basenyagurika, basenywe n'ibintu bigiye bitandukanye, ikabubaka. Mu nyuma naciye mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye, kuko sinazivuga mu gihe mfite, ariko reka mvuge nakira agakiza. Nakakiriye mu 1990, maze gufungurwa. Nari maze iminsi ifunzwe, bavugaga ko shobora kuba ndi inyenzi, ndabihakana. Baravuga baturi icyitso, ndabihakana. Bati nimba utari inyenzi uri igiki? Kandi niba utari icyitso byo uri iki? Icyambere dushingiraho duhamya kuri inyenzi, twakubajije imyirondoro yawe yose, imwe urayiduhisha. Icyo nicyo kitwemeza ko uri uwo turimo tuvuga. Baramfata bamvana mu bitaro ndwaye inyama yo mu nda yitwa igihaha. Natewe n'iseru narwaye, kuko ndi muto ntakingiwe iseru. Ryamye mu bitaro CHK, ntegereje abagira neza bazangemurira rimwe na rimwe. Mama yari yarapfuye azize indwara. Nta muntu n'umwe mfite mu isi keretse kuzarindira igihe Nyagasani azoherereza abagira neza bazaza kugemura kwa muganga, n'abashobora kunyoza ko ntari mfite uwanyoza. Igihe rero nari ndaho CHK, mu mwaka w'1990 mu kwezi kwa 10, bari baraye barasa mu kirere bavuga ngo inkotanyi inyenzi zateye. Muri iryo joro mu rukerera nibwo batangiye gusohoka mu bigo bya gisirikare bajya gushaka abantu bitwa ngo ibyitso, bazana CHK, niho bankuye. Barankubita nkajya nihagarika amaraso, ayandi agaca mu kanwa, ndagaca mu mazuru. Kandi mu by'ukuri siniyizi n'ubwo bwoko banyemeza ubwo ari bwo simbuzi, kubera ko nakagombye kubuhabwa naho mama yashatse, none naho yashatse hazwe. Uzamenyera azaza mbwire. Ibyo birankomeretsa nanone, byiyongera ku kindi gikomere nari nisanganiwe. Baramfunga. Mu masengesho nasenze ntakijijwe, narasenze ndavuga ngo Mana niba uriho ukaba ushobora byose nk'uko njya mbyumva, niko njya mbyumva, ntabyo ngira muri njye nuko mbyumva gutyo, ukankura mu maboko y'ababicanyi, ukandokora, nanjye nimba haba habitwa abakozi b'Imana nanjye nzabawe. Iyo sengesho Imana yararyumvishije, ikoresha umuzungu w'umupadiri, niwe waje ankuzaho icyo kintu bari banshyizeho n'iyo dosiye. Ndafungurwa ndataha, noneho sigara mvurwa
ibikomere na ya ndwara, nkurikiranwa n'abaganga b'ababikira ndetse n'abapadiri, bakomeza kuzajya banjyana kwa muganga banjyanye mu modokari. Nyuma yaho Imana iramfasha ndakira. Nyuma yo gukira ndakizwa guturuka icyo gihe kugeza none. Mu byiza nabonye Yesu yankoreye bikomeye, kwirirwa nkubwira ibintu bya teoloji byanakugora no kubyumva vuba. Mu kintu nabonye Yesu ashoboye yifitemo ububasha ni ugukiza ibyaha. Icya kabiri ni ukugukiza ibikomere watewe n'amateka yariyo yose. Haleluya. Amen. Ni ukukubakaho wasenyaguritse mu mutima. Kandi ibimenyetso bigaragaza ko yanyubatse nuko nangaga abantu b'igitsina gore aho bava bakagera, ariko uyu munsi nkaba narashatse umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko yankijije, aranyubaka mu mutima. Abayuda rero Imana yabasezeranyije isezerano ryo kububaka kuko bari barasenywe. Bamaze gusenywa baranasenyerwa, baricwa, ariko Imana igambirira kuzabubaka, igambirira kuzabarokora, igambirira kuzabagirira neza. Imana yakurokoye urupfu rukomeye. Hari abo yarokoye amarozi, hari abo yarokoye ibigenda mu muyaga by'amahembe by'ibitega, hari abo ibarokoye abagizi ba nabi bari babagambiriyeho kubatega no kubatemagura. Ariko Imana irakurokora urupfu rukomeye rutyo, kandi irakubaka. Ntiyakubatse wenyine, yakubakiye n'abagukomoka. Bwana sifiwe. Kandi koko mu byagaragaye neza yuko Imana yubatse aba bantu yasezeranyije, nuko aho bari mu maboko y'ababisha babo, yabavanishije amaboko y'ibimenyetso n'ibitangaza, ibagarura ku butaka bwabo bwite bwa gakondo, irabatuza, baratura, baratunga, baratunganirwa. Abiga bajya kwiga, ababa boroza abatunzi baratunga, kubera yuko Imana yashohoje icyo yavuze kijyanye no kububaka. Nawe rero Imana iragusezeranya kukubaka. Wasenywe n'ubukene, Imana izakubaka. Wasenywe n'ukuri imfubyi, Imana yarakubatse kandi iracyakomeje umurimo wo kukubaka. Nimba wawihakana, reka nguhe ingero ziguha kongera kubyibuka. Ntuzi ko wamaze kugera n'ubwo wiga biturutse mu kuba Imana yaragiye kubaka? Ntabwo uzi neza yuko ubu none ubasha kujya muri gushopinga ukigurira umwenda nawe n'ibindi. Hari ingero nyinshi zigaragaza ko Imana yagiye yubaka abantu bayo. Amen. 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 Imana igenda yubaka abantu bayo, kandi gaheraho imbere hari ikibazo, nyuma ikazagaruka inyuma ku mubiri ikakubaka. Muri ubukwe nari mfite ibiro 43. Bavuga ko nshobora kuba ndwaye sida, ngo irye izindi sida. Uwo twashyingiwe afite ibiro 96. Icyo gihe baravuga bati sha uriya huye n'ukuri kw'Imana, uriya muntu afite sida y'Inyakigali ishobora kuba yamira izindi sida. Umuntu umeze kuri ungana kuriya azakurangiza tu. Imana irangije irambwira ngo iby'iyi ngoma mwana wanjye, numvise ibyo bakuvuga birambabaza. Ndagira ngo ubwire ngo zakubaka
kandi n'umubiri wawe mwubake. Mushobora kubyibuha ninkwereye mu karu cyangwa nta n'icyo nanyweye. Kubera iki? Ni isezerano. Imana isezeranyije umuntu isohoza icyo yavuze. Imana ifite umugambi wo kukubaka. Haleluya, haleluya. Imana ifite umugambi wo kukubakira umuryango. Imana ifite umugambi wo kukubaka mu rugo rwawe. Imana ifite umugambi wo kukubaka mu mirimo. Imana ifite umugambi wo kubaka business yawe. Imana ifite umugambi wo kubaka ibyo wize bikakuviramo umusaruro. Imana izongera kukubaka. Kandi agira ngo nkubwire, ntabwo abo yubaka ari abafite diplome gusa. Oya, hari umugabo w'inshuti yanjye wagarukiye mu wa kabiri primaire. Hari kajya kugura computer mu Bushinwa. Arazicuruza aranaziranguza. Avuga Icyongereza n'Igiswahili n'Igifaransa. Yarize uwa kabiri primaire kubera amateka. Ariko Imana irubaka. Haleluya. Kandi iyo yubatse urubakika. Imana igikubaka ukubakika kandi ugakomera. Haleluya. Mu bintu nyanganira n'abana banjye ndababwira nti mushimire Imana yuko mwabyawe na so na nyoko. Ntiyewe navutse muri aya mateka. Ni kandi ndimo kubaganiriza aya mateka, mwirinde ntazagira umuntu akarande kaho mvuka kazazaho, kugira ngo rero katazabafata. Nuko muba nkuko nanjye ndi mukaba mu Mana. Haleluya. Nukuba nkanjye nimutaba nkanjye amateka y'akarande kazabafata. Ariko sinabasengera mbasabira akarande k'amateka kaho nkomoka, ahubwo mbasabira kubakwa n'Imana. Bwana asifiwe. Imana ijya yubaka. Yubaka umuntu mu ntekerezo akaba muzima. Igahanaguramo ibya kera. Igakuramo iyo tablo y'ibya kera. Imana ikakubakisha ibintu bishyashya. Haleluya, haleluya. Ikakubaka neza, ukubakika ugakomera. Hari abana bacu yubatse bari imfubyi, ubu bafite za lisasi, abandi bafite za masters, abandi bafite za doctora, kubera ko yabubatse. Haleluya. Imana irubaka. Hari abo bari barabwiye bati mwebwe muzapfa muri imbwa, ariko Imana yaraje irabubaka. Ndabyibuka nubaka urugo, abaje kurusenya bitwaje ayo mateka, ariko ntibamenye ko nateguye umugore wanjye. Sinjya menya kubindyarya ngo nge kuzana ibintu byo kuryarya. Murambagiza naramubwiye ntumva rero, warankunze naragukunze, ariko ndagira ngo nongere nguhe ikindi gihe gihagije, utazicuza uwo mubana nawe murimo mubana, ubana nawe. Nicyo ngira ngo nongere nkutegure nkusaba rwose. Aracyariho igihe, ushobora kunyanga ukigendera, kuko nonyanga ntabwo ndi bujye kwiyahura, nta kibazo, kuko sishaka yuko uzantesha umutwe tubana ngo ntabwo rwose nari mbizi ko ndi kubana n'ikinyendaro, umuntu utagira se, utagira yava niyajya, utagira umurongo. Simbishaka rero uzantesha umutwe muri izo nzira. Ndagira ngo hakiri kare umbenge birangire. Numbenga ntabwo ndi burware, nta ndwara y'umutima ndi burware, nta pressure. No. Mudamu arongera arambwira ati ndacyagukunda. Haleluya. Ndacyagukunda. Urukundo turarukomeza. Turashyingirwa muri 1998 ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 mu karere. Turakomeza iyo nzira ndende. Turaza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere muri 1999 nanone turashyingirwa mu rusengero. Urumva agize imyaka nka 24 ishingiwe. Noneho rero ibyaje gusenya umuryango cyangwa urugo rwacu byashingiye kuri aya mateka, ariko bisanga twaramaze kubakwa kandi dukomeye dushoye imizi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Maze urugo ntirwasenyuka,
hashingiwe ku mateka y'ibikomere twakomeretse. Imana ijya yubaka. Amen, 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 amen. Imana nikubake mu byagusenye. Imana nikubake mu byagusenye mu buzima, mu byagushenye mu mibereho, mu byagushenye mu kazi, mu byagushenye mu buzima bwa buri munsi. Imana igusezeranyije ko izasubira kukubaka. Ijambo rya nyuma yavuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone twiringiye ko izaturokora kandi ngo izakomeza no kuturokora. Imana yaraturokoye. Imana yaraturokoye. Yandokoreye umugore kanseri yatewe n'imipanga yo muri jenoside. Yandokoreye ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye bwari bugeze ahari ndimuka. Imana yarandokoye. Bwana sifiwe. Haleluya. Nawe yarakurokoye. Iyo yakurokoye rero, nubiguhaye isezerano ngo izakomeza kukurokora. Ufite ubwoba bw'amajwi yo hirya no hino, irakubwiye ngo iracyakurokora kandi gifite umugambi wo gukomeza kukurokora. Witerwa ubwoba n'amajwi ngo uhunge baringa. Hari Imana izakurokora, ari nayo yakurokoye. Amen, amen. Uwafashijwe narambura amaboko yombi ashimira Imana. Tugiye gusenga Imana, nubwo igihe bampaye cyari kitaragera, ariko nagize ngo dushimire Imana. Tugiye kuyishimira yuko yaturokoye. Si byose? Yaturokoye mu bintu bigiye bitandukanye. Ibuka ibintu byinshi Imana yagiye kurokora bigiye bitandukanye. Akagambana Imana yagiye kurokora. Imibereho yawe yari igeze ku manga, Imana ikakurokora. Bene data, Imana irarokora. Amen, amen. Imana irarokora irarokora. Ndibuka abana twiganye b'urubyiruko we bapfuye nk'ubushwiriri bishwe na virusi itera sida. Barapfa we, mbega abasore beza ngo barapfa beza bansumba, mbega abasore beza, mbega abakobwa beza ngo barapfa we. Barapfuye. Nanjye njya aho ngeze nifatanya ni Mana yanjye, bari abakobwa beza n'abari abasore bapfuye nk'ubushwiriri gutyo tu, bagiye kandi badakijijwe. Mana yanjye, ndagira nkubwire ngo Imana yarakurokoye, yarandokoye kandi izakomeza no kukurokora. Nahashoreje. Mwiriwe mu masengesho, abandi bamwe nibwo mukiza, ariko nagize ngo dusenge Imana. Nagira ngo dusenge Imana. Usenga Imana uhagurutse kugira ngo Imana yongere kukugirira neza. Iyo ntekereje ibintu byinshi Imana yagiye ikora, numva bindenze nkabura uko nabivuga. Havuga nti se Mana mbivuge gute? Uwari ukinyendaro uyu munsi nitwa Papa Shimiye, Papa Fabrice, Papa Ishimwe, Papa amazina yose y'ababyeyi meza bitewe n'Imana. Amen, 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 amen. Imana igusezeranyije ko izakomeza kukurokora. Nawe gira icyo uyisezeranya nonaha. Si byose? Igusezeranyije ko yakurokoye, n'ubwo igikomeje kukurokora, nawe gira icyo uyisezeranya. Uyibwira uti nanjye nkusezeranyije iki? Umuririmbyi umwe yaravuze ngo kandi nanjye nasezeranyije ko nzajya mpora nkukorera, ufashisha ubuntu nibambe, we databuja wera, wowe databuja wera. Gira ikintu, sinkubwiye ngo uvuge utya, ugira ikintu usezeranye iyo Mana yakurokoye ikugaburira,
muri ibi biciro byahenze ku masoko byazamutse, nta nzu y'abandi watoboye, ntabwo wibye, nta deni wagiyemo rikomeye ryagushyirisha gereza cyangwa ryatuma uhunga igihugu. Mbese ibyo byose ubikusanya ubyereke ubishyira imbere yawe, nurangiza ubwira Imana ati Imana, nanjye warokoye utya, uwatunze utya, musezeranyije gutya, kuko Imana nimba igusezeranyije nawe gira icyo uyisezeranya uzayikorera muri iyi minsi ugihumeka. Amen, 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 haleluya. Tugiye kuyisenga rero turambuye amaboko. Nimba harimo umuntu utari wakira agakiza, aza kakire. Nanjye narakijwe kandi urabona si imwaye. Uzi ko guhera nakizwa nabaye umuntu mwiza. Ntarakira agakiza ngifite ibikomere. Nagiye mu rusengero nabwo ntarabona imbaraga. Banyicaza ahantu umugore ari ngahita nimuka. Banyicaza ahantu hari umukobwa ngahita nimuka. Niki ni igiki banyicaje iruhande nacyo? Kuko nari ntarakomera, narakizwa, narakira, nari ngisenyaguriwe, umutima wari utarubakwa. Ariko ngo mare kubakwa, imbaraga z'umwuka wera zisanze, mbona abantu bose ni abana b'Imana. Haleluya. Mbona ntawe gushyira ku ruhande, kubera yuko Imana yanyubatse. Imana igusezeranyije kukubaka. Uri imfubyi, Imana igusezeranyije kukubaka. Uri umupfakazi, Imana yakusezeranyije kukubaka, kandi irakubatse, kandi izakomeza kukubaka. Urugo rwawe rugeze mu marembera, umwanzi arashaka kurusenya, Imana irakubwiye ngo irakubatse, kandi izakomeza no kukubaka no kukubakira. Mu kazi hari akagambane, Imana ifite umugambi wo kukubaka. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, uravuze ngo ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Ndagushimira yuko urukundo nkunda atari urw'agahararo. Ndagushimira ko urukundo ukunda Korali Gosheni atari urw'agahararo. Ndagushimira ko urukundo ukunda komite mpuzabikorwa atari urw'agahararo. Ndagushimira ko urukundo ukunda aba bakristo atari urw'agahararo. Ndagushimira yuko waturokoye urupfu rukomeye. Ndagushimira yuko abanyabikomere wagiye ububaka basenyutse. Ndagushimira yuko uzakomeza kubaka abantu bawe. Ndagushimira yuko abantu bazagira indirimbo z'amashimwe z'abasohokeye mu ndirimbo z'abanezerewe. Ndagushimira yuko iri sezerano warisohoresheje ubwenge bwawe n'umwete wawe. Ndagushimira yuko uri mu itorero ryawe. Ndagushima yuko uri hano Sejemu. Ndagushimira yuko uri hano mu itorero rya Rwampara. Ndabigushimiye Mana ko waturokoye urupfu rukomeye, kandi kuzakomeza no kuturokora. Yaba ari impfu z'impanuka, yaba ari impfu z'abicanyi, yaba ari impfu z'akagambane gaturuka hatandukanye, usezeranyije abantu bawe kongera kubarokora. Urakoze Mana ko watwubatse. Urakoze Mana ko watwubakiye. Urakoze Mana ko wubatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urakoze Mana ko cyari cyarabaye umusaka, cyari cyarabaye umwirare, umwanzi wese avuga ngawa, ariko aho kigeze aha nukubera wowe, ukubera imbaraga zawe. Haleluya. Nzego z'umutekano nukubera wowe, nzego zose za polisi, igisirikare, za ministeri, prezidanse, abanyarwanda bose nukubera wowe Mana. Kuba turyama bugacya bukongera bukira bugacya nukubera wowe.
turagushimiye ko watwubatse kandi dukomeje kutwubaka. Haleluya! Utagushima yabarinde, utagushima yava hehe? Mana, turagushimira mwadusezeranyije isezerano ryiza ryo kutwubaka. Urakoze Mana, twirukanye ibisenya byose, mbaraga z'abadayimoni zisenya, zigamije gusenya umuryango nyarwanda, zigamije gusenya ingo z'abanyarwanda, zigamije gusenya ingo z'abakristo, zigamije gusenya urubyiruko, zigamije gusenya mwami abanyetorero. Zo mbaraga mbi zose turazifashe, tukubise hasi, byishyize hejuru, ibikomeye tubigomororere Kristo kugira ngo abigenere, abitegeke, kuko uri Imana itegeka byose. Urakoze Mana, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, mu izina rya Yesu Kristo.